rero nk'uko mubizi muzi icyatumye mbateraniza aha ngaha ni ukugira ngo buri wese ambwire uko mu mudugudu we byifashe. Umuyobozi w'umudugudu wa Sagatwa arahari? Bwana muyobozi rwose ndahari. Noneho umuyobozi w'umudugudu wa Kigarama hari muyobozi rwose. noneho umuyobozi w'umudugudu wa Mpirindi Icupa ndahari. umuyobozi w'umudugudu wa Katabarimo Ndahari rwose bwana muyobozi. umuyobozi w'umudugudu wa Burarirwa arahari? Ndahari muyobozi. umuyobozi w'umudugudu wa Kimihurura ari hehe? Umuyobozi mu mudugudu hari ikibazo cyabayemo, abagore babiri barwanya bapfa umugabo nibyo yasize. Noneho imihigo irakomeye kandi irakomeje. Reka buri umwe wese ambwire imihigo yahize mu mudugudu we niba barabashije kuyihigura. Reka umuyobozi w'umudugudu wa Sagatwa. Rwose muyobozi mu mudugudu wanjye wa Sagatwa harimwo abanywa umogi 300. Muri abanywa umogi 300 twabashije gufatamo abanywa umogi 10. Abandi urumva ko dukajije umurego n'abandi nabo bazafatwa. Harimwo abasambanyi kuvuga ngo indaya. Havugwamo abasambanyi 70 barara basambana buri joro. Tumaze gufatamo indaya 2. Tuzabazana vuba. Harimo abajura. Havugwamo abajura 500. Tumaze gufatamo abajura 40 kandi ibyo bibye barabinzanira. Urumva ko umutekano mu mudugudu wanjye urakaze. Ikindi nakubwira nyakubahwa meya, dufite imbwa 2 no kuzana umusiga wa 3. Izo zidufasha gufata abasambanyi n'abajura. Ariko icyo nakubwira cyo iby'abajura bibye nzajya mbijyana kuko n'undi baba babyibye. Ngaho mudugudu we ukurikiraho ni umuyobozi w'umudugudu wa Kigarama. Bwana muyobozi rero umudugudu wanjye harimo abantu barisha ubugari amazi arimo umunyu. Basigaye bashyiramo n'isukari se? Bwana muyobozi ntabwo basigaye bashyiramo isukari, basigaye bashyiramo n'utunyanya. Umuyobozi w'umudugudu wa Mpirindi Icupa, umwanya ni uwawe. Ariko ubundi uri kwihuruza muri. Nyakubahwa mu mudugudu wanjye ntabwo bari bazi kwambara inkweto, ariko bari hanganye narazi bagore basigaye bazambara kuri bunani. Ikindi kandi abagore bari bafite imyate wajya nko hajyamo igiceri cy'ijana, ariko bari hanganye basigaye bafite amaga gusa. Hakurikiyeho umuyobozi w'umudugudu wa Katabajemo. Mu mudugudu wanjye bakwaga imbeba za kizungu, ariko ubu ngubu basigaye bakwa koroyire. Hakurikiyeho umuyobozi w'umudugudu wa Burarirwa. Bwana muyobozi umudugudu wanjye habagamo akajagari basigaye agaciro, ariko kuri Burarirwa benga inzoga z'ibitoki, ariko unsigaye nabigishije benga zipfundikiye. Hakurikiyeho umuyobozi w'umudugudu wa Kimihurura. Nyakubahwa muyobozi banhereye kare bansunika bambuza kuvuga, ariko iki nicyo gihe ngo nanjye mvuge. Umudugudu wanjye ibyabayemo nagahuma munwa gusa. Nyakubahwa muyobozi hari umugabo twahaye akazi ko gucukura toilette, bacukuriza abandi n'isazi yicukurira, ariko ikibazo cyaje kubamo twamuhembeye iz'abandi yarayitaba kuko tutayimuhembeye. Dufite muyobozi. No. Bya toilette turanyuze. Hariya amafaranga twabahaye kugira ngo mugurire abaturage amabati mwarayaguze. Gushyira kuri za toilette mwarayaguze. Buri mu umuntu wese naza hano imbere ambwira ko yayaguze. Narayaguze rwose nabongerera. Murakoze.
wowe kutagenda wowe wagiye ndagira ngo ugende mbere yanjye buriya agiye he? halo hano ni kuri minisiteri y'ingabo ndashaka kugira ngo mumu ubufasha munzanire ba sniper 8 mashini gani 20 ndege 1000 ndege 17 zagiye 20 z'abasirikari hano hari umuntu ugiye gufata mumu ubwo bufasha kureba umugore wanjye ngo nzanire ishuka na matora ndarara hano kuko niwe twayasanga nabamenyemo amafaranga ku bufatanye nande